ndangije rero Imana irambwira ngo genda igipangu nkigize cy'abapangayi. Imana irangije iranambwira imbwira mu mazina. Iyi Imana yacu icyo nyikumbira iyo tuyisenze tukayiba hafi itubwira ibintu kandi ikatubwira no mu mazina. Imana ifite proposition, ikagira precision, ikagira na decision. Ndabisobanura nihuta. Proposition ni iby'Imana iza kuvugana nawe ikakubwira iti ibi bintu ko nshaka kubishyira mu bikorwa. Iyo wemeye biva muri proposition bikajya muri precision, ikabishyira noneho mu ngiro ikakubwira n'amazina yabyo. Yarangiza kandi ikagufatira decision. Irambwira ati hari kampani ngiye kurema vuba vuba itari hari, yizana igitaraganya kugira ngo ikodeshe inzu yawe, ikoze isoni isa n'ibarati wakubwiye ngo nta n'uwaguha 30. Telefone iyo wasenze rero telefone yawe igasona, wita buri fiyeri kuko ubuzi ko ari Uwiteka uje gusohoza ibyo yavuganye nawe. Haleluya. Nitaba neza nta stress narindi rusororo ndavuga nti allo ngo turi kampani ngo twakunze inzu yawe ngo twaje gukorera muri Rurindo. Ndavuga nti ibyo ni sawa. Mumvugire ngo Imana ishobora byose, Imana itabara. Birashoboka ko wari umaze iminsi warihebye nta magambo y'ubuhanuzi uherutse ukajya ugira ngo Imana ntigikora. Naje kukubwira ngo Imana iracyakora kandi bya bindi yavuganye nawe hatabuzemo na kimwe n'Imana ije kubikora. Umutima uraririmba yuko nabohowe bose negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero umuriri w'ubundube. Ijambo ry'Imana riri kuri mureke dusenge duhagaze. Mwami Yesu turi imbere yawe. Waje mu isi kugira ngo ukize icyari cyarazimiye. Turagushimiye ko wapfuye ukazuka, ukaba uri iburyo bw'Imana kandi ukaba uri umuvugizi wacu ku Mana. Tugushimiye ko utadusize twenyine, wadusigiye Umwuka Wera nk'umuyobozi mu itorero ryawe. Umwuka Wera niwe wararitse abantu, abibagiza iby'urugendo rurerure bakora, abazana mu nzu yawe. Ni umwanya mwiza rero, tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Iri jambo niryo ryaremye iyi si, iri jambo niryo ritubeshejeho, iri jambo riduha ubugingo, iri jambo rituma duhumeka, iri jambo rituma duhumuka, iri jambo rituma tugubwa neza, iri jambo rituma tumurikirwa n'umucyo, iri jambo rituma tugira ibyiringiro, iri jambo risubiza intege mu bugingo bwacu, iri jambo ridukiza ibyaha, iri jambo Mwami, iri jambo turarikeneye. Niyo mpamvu dusengeye umukozi wawe ugiye kukuvugira, watoranije kugira ngo abwire iri teraniro icyo urishakaho. Ntabwo yamenya ibidukwiriye ariko Umwuka Wera arabizi. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo Umwuka Wera ahagararane nawe, navuga abwirijwe nawe kandi avugire mu butware bwawe, kandi umwuzuze imbaraga zawe, kandi urukundo rw'Imana rubane nawe, kandi Uwiteka Imana avuga ibiturutse mu ijuru. Arasamye kugira ngo ushyire byose mu kanwa ke, hanyuma arangurure abwirijwe nawe. Kandi natwe dusengeye imitima yacu kugira ngo ye kurangara, ahubwo ibe imbibe nziza yakira ijambo ryawe, kandi iri jambo rizera imbuto nyinshi, rizera 30, 40, rigere mu 100, kandi Yesu iri jambo rizatugeze no mu ijuru. Urakoze rero kuko ubyumvise. Ducyashye gukora ku mwanzi kose mu izina rya Yesu. Ducyashye imbaraga zirwanya umwigisha mu izina rya Yesu. Ahagarane nawe kugeza arangije kuvuga, imbaraga zawe zibane nawe, ibitero by'umwanzi byose turabicyashye. Urakoze kuko ubyumvise. Tegeka kandi uganze mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'abera yica abamareki. Reka mbisubiremo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'abera yica abamareki. Umwuka Wera ni imari kuko akora imirimo ikomeye. Mu minsi ishize Daniel aherutse gusenga Imana kandi ubwo twatangiye. Haleluya. Daniel ngo asenga Imana mu gitondo, asenga Imana saa sita, asenga Imana ku mugoroba. Imana ngo iramenyera iranezerwa. Imana yigeze intumaho umuhanuzi aturutse muri Rurindo
asanga i Kigali, arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ibintu wayimenyereje ngo nayo yaramenyereye, ngo hahandi mujya muhurira ngo nayo yaramenyereye kandi yaranyuzwe. Imana imaze kunyurwa ngo yiyemeza kuzajya imurwanira intambara. Havuka abantu bo kujya bamurega sasa, bakamurega ngo arasenga. Ubu tugira abantu batujyanira amadosiye ntawe abatumye, tugira abandi baretse kuryama ngo barara babyina ku ngo zawe. Senga amasengesho y'umukiranutsi, Imana izagukubitira abamareki. Hanyuma ngo barangije baramurega, bamaze kumurega biranemera ngo umwami aramufunga. Bihorere bategure dosiye yo kugufunga, Uwiteka Imana ari mu kazi. Mbwira mugenzi wawe ngo Imana iri mu kazi. Hanyuma bamushyize mu rwobo ngo Daniel abana n'intare, atemberana n'intare, aganira n'intare. Umwami aracanganyukirwa. Iyo dusenze Imana, umuririmbyi yararimbye ngo dufite Imana itabara abayo, ngo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Iyo dusenga ibyacu bicanga abantu badasenga. Abantu bakibaza ukuntu gitifu w'akagari aba mu rusengero ari umuntu w'umuyobozi. Iyo bari kwicupa ibyacu birabacanga. Abatatuzi birabacanga bakatwita. Noneho Imana igikora igitangaza kikemeza abantu, ariko n'umwami arimo. Mvugira ngo amena. Arangije aravuga ngo nkwiye gusuzuma nkamenya niba intare zanjye zikiri nzima. Hari ibintu byari byaguhagurukiye utaraza gusenga, ariko aho umenyeye gusenga hari ijambo ry'Imana rimanutse kuri wowe. Ibyagerageje kukurwanya no kwigereranya imbaraga bifite kuri wowe, kubera gusenga umwami agiye kubikoreraho test. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo yaravuze ngo munzanire ba bantu bareze Daniel. Abantu bari kukurega tugiye kubiganiraho. Ngira mugenzi wawe ngo Imana iri kubegeranye. Ngo babatuma haravuga ati nta wamenya, wasanga intare zanjye zitakiri nzima. Ngo babatereye mu rwobo, niwo munsi wa mbere mu gihugu hagaragaye igisimba kizi gusimbuka ku isi. Intare z'umwami zije guhorera abanyamasengesho. Uyu munsi Imana igiye kuduhorera bene data. Ube maso nanjye mbe maso. Ngo bakibaterera mu rwobo, intare zavuye hasi ziravuga ngo ntabwo twaguma hasi, ahubwo zizamuka zibyina igisimba ngo dufite Imana itabara abayo, dusenze iratwumva. Ngo zibafatira ku mwobo w'urwobo, ngo zibamenagurana n'amagufa yabo n'abagore babo n'ibyana byabo, ngo bageza mu mwobo babaye ishingwe. Umwami aravuga ngo ibi ni sawa. Nimureke dusenge ku buryo Imana ivuga ngo ibi bintu ni sawa, ubundi dukubitire abamareki. Dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana twihuta. Mu Isezerano rya Kera page 67, igitabo cyo Kuva ibice 17. Abo mu iteraniro rya mbere twasomye ibice 18, irya kabiri turasoma 17. 17 kugira ngo tudasinzira. 18 hari mu gitondo, ubwo twebwe izuba ryavuye. Reka tujye muri 17 kuko vitesi ibanza ibifite imbaraga kuruta ikurikiyeho. Ibice 17 ku murongo wa 12, igitabo cyo Kuva page 67, ibice 17 umurongo wa 12. Ndi gutekereza ko mwahageze. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha abamareki n'abantu babo inkota. Suhuza mugenzi wawe mugire ngo Uwiteka duhaye gutsindisha abamareki n'abantu babo inkota. Tera haleluya niba uri gufashwa nkanjye, biremewe. Imana ishimwe. Imana iri mu kazi, iri mu kazi, iri gukiza, iri kuvugana natwe. Imana iri mu kazi. Iri teraniro ntabwo dushobora kuryigisha tudashyushye. Ndagira ngo tugire morali imbere y'Imana. Imana iri mu kazi. Yesaya page 694, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Page 694, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ngira impano yo kwigisha, ngira impano yo kubwiriza, ngira n'impano yo kuvuga ubutumwa. Iyo abantu bansinziranye mu iteraniro ndabigisha kuko mfite impano yo kwigisha. Imana iguha umugisha, ndumva bivuze neza. Iyo abantu bansezeranye mu iteraniro kubera bansinziranye, kubera mfite impano yo kwigisha, ndabigisha nyine nkabigisha Bibiliya, nize theology.
ariko iyo abantu babaye maso bakaba maso bakaza gusinzira bageze mu rugo, hano ntuhagire mu buriri kandi atari mu buriri, njya mbwiriza nkanahanura. Haleluya. Kandi uyu munsi ndifuza kuguhanurira kugira ngo abamareki bamaze iminsi bakugendaho, abamareki b'ubushomeri, abamareki b'amadene, abamareki b'abarozi, Imana ibanige muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Yesaya 44:24. Ndumva twahageze, reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda aravuga ati, Uwiteka ni njyewe waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi, hari uwo twari turi kumwe? Musubize ngo ntawe. Umva iby'Imana iri kuvugana nawe wowe waje gusenga uyu munsi. Indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa. Ubu ngubu hari abantu bagutongereye ibintu, hari abantu bicaye barakubeshyera udahari, hari inama utemerewe kujyamo zifata imyanzuro mu kazi ukora zijya ziterana, hari abarara bacuragura iwawe bari kuzenguruka. Ese muresitayo murahari cyangwa mwagiye? Mutere haleluya mbumve. Lola CEO. Hari abakoherereza ibifu bidasobanutse, hari abohereza ibintu mu mitwe y'abana bawe ngo basare, abari ku kazi ntibagire icyo bageraho, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo indagu z'abanyabinyoma zihinduye ubusa. Inama zose zakozwe udahari, hari n'izikorwa uhari mu kimina bakakugerekaho dosiye ngo uzaguhitane ntuzarye ubunani. Imana iravuze ngo kubwo kuza kwicara hano ntabwo waje guhamba imbwa, ahubwo izo ndagu zihinduye ubusa. Imana ishimwe. Abarozi nkabatera ibisazi. Ubu ngubu hari abantu bajya batwoherereza ibintu ngo dusare. Hari abantu bajya batwoherereza ibintu ngo dusare, waba uri mu rugo waryamye umeze neza ukumva ibintu birasamira mu matwi, mu mutwe, ukumva urasemeka mu gatuza, ukumva wagira ngo bari gucurangiramo. Imana iravuze ngo kubwo kwicara hano utari ubuze ahandi wakwicara, abo barozi bashaka kugusarisha Imana niyo ibateye ibisazi. Urumambo bari bagiye kukumanikaho, ese turi kumwe? Imana iravuze ngo nibo barugiyeho kubera kwicara hano ugasenga. Subiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Tuvuge ngo amen. Tugira abantu bigize abanyabwenge, bigize niba korari iri gukora injyana igongana, tega amatwi ubutumwa bwiza. Dusoma ijambo ry'Imana muri Yesaya rivuga ngo indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa. Ubu hari iminwa yahagurukiye abarokore muri iyi minsi iraduhagurukira kugira ngo ijye kuduteranya kuri ba bosi, ijye kuduteranya ku bagabo bacu n'abagore bacu. Imana ivuganye nawe mu buhanuzi mu ijambo ry'Imana ngo kubwo kwicara hano, ikoreho uvuge ngo kubwo nicaye ahangaha. Labi elasi. Imana ivuganye nawe ngo kubwo kwicara hano ugashyiramo umubyizi. Imana iravuze ngo izo ndagu zose n'ibyo bikorwa byose, babandi barara bazenguruka niba ngo baba bambaye ubusa basi. Imana irakubwiye ngo ibyo bakora bihinduye ubusa, ahubwo bahindutse abazamu batishyurwa. Dufite Imana itarabayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana we, kabiri Imana yongeye gusubiramo ngo abantu bahagaritse urubyaro rwawe ngo utabyara. Ibyo bakoherereje Imana bakubiye inshuro 10. Urumambo bari kukumanikaho Moridekayi uri muri iri teraniro akiri ubuhanuzi buvuga ngo nibo bagiye kurumanikwaho, kubera ko bakoze imishinga yo kugusaza n'abana bawe ngo utandukane n'umugabo ntushake. Imana iravuze ngo nibo bagiye kwakira ingaruka z'ibyo bagukoreye. Niko Imana iri kuvuga. Kandi abigize abanyabwenge kuri wowe, Imana yigeze ivugana nanjye ntuye mu Gasiza, nababwiye ngo ntuye mu rurembo rw'umujyi wa Kigali mvuga ubutumwa kubera Imana. Imana itabishatse ntabwo wakwivana mu Gasiza ngo wijyane i Kigali. Umunsi umwe rero Imana imaze kumpa igipangu, imaze kumpa akazi n'umugore imuhaye akazi, Imana ivugana natwe turi gusenga. Iyi Mana tuyisengera mu kumba twiherereye,
tukayisengera hano. Bambwiye ngo hitwa Ndorandi, twiherereye gutya twicaye n'ikiya cyakwisha ukihangana ntusohoke, ubundi Imana yangiza ikakuvugaho ibintu ikabivivura ikajya kukuronshinga ku karubanda, ivuganira nawe ahiherereye, ariko yajya kubishyira mu bikorwa ikakugaragariza ku mugaragaro. Haleluya! Ikarema igitangaza cyemeza abantu bagaceceka, n'umwami agaceceka akavuga ati burya kuri Daniel intare ntizikora, ariko ku bamureze ibinyoma intare zirakora. Ku muntu wo muri korari Agape ubu musigaye muyita ngo iki, ko bambwiye ko ngo ivangavanze ntazi nirabona. Ukabona umushumba yigendera gutyo utazi ko yavuganye n'Imana, ukabona rero kadiya muri teraniro yigendera utazi ko yavuganye n'Imana. Hari korari y'Ibutare yitwa Iriba yaririmbye ngo umuntu w'Imana, mvugira ngo umuntu w'Imana. Ushobora kubona ari umuntu uciye bugufi cyane wambaye bodaboda ari gusoroma icyayi hano hepfo muri Sorwate. Haleluya! Ariko utazi ko yavuye gusoroma icyayi ajya agira ahantu yihina akavugana n'Imana. Utazi ko ku cyumweru ajya akarabya abana. Nabonye umuyobozi w'umurenge wakarabije abana, we araza azana abana mu rusengero, ahembwa neza, ntiyarananiwe kubajyana i Musanze ngo abajyane ku mazi bambara ubusa, ngo babyita bya mayodobo bidumbaguze, abazana mu rusengero. Ukabona umuntu w'Imana ashobora kuba aciye bugufi rero, noneho ngo ukamwibeshya ukibwira ko ari umuntu usanzwe. Mbwira mugenzi we ngo ntabwo turi abantu basanzwe, kubera ko tugenda twikoreye isanduku y'isezerano irimo ngo nzakurinda impanuka, mvugira ngo amena. Irimo ngo abandi bazasonza ntuzasonza, mvugira ngo amena. Lebo elasi. Hanyuma ukamwibeshaho ukagira ngo ameze nkaho urara wicaye ku gicupa cyo ku kabari. Ndakubwiza ukuri, ku gicupa cyo ku kabari nta makuru y'ijuru wahakura. Ngo noneho ukibwira ko ari umuntu usanzwe, ugatangira kumwigereranyaho, ugatangira kumwoherereza, ugatangira kumusuzugura, ngo ariko icyo nzi cyo ni kimwe n'uko umuntu w'Imana, Imana imwubaha. Ubu turi ba nyakubahwa, ubu turi abanyacyubahiro imbere y'Imana. Imana ijya itwicaza aho tutakuyicaza. Haleluya! Imana ijya iturinda indwara. Uriya mutwe wumva bari udusigisigi ubundi bikomeye Imana iba yabisekuye. Iyo niyo Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzakorera, Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzakorera, iyo Mana niya mamare, niya mamare, Mana yacu niya mamare, 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 niya ndumva afashijwe. Hanyuma rero umuntu araza, Imana irambwira iti wubatse igipangu kinini ariko kiri mu cyaro. Ndavuga nti kiri mu cyaro, ariko Imana irambwira ngo ngihesheje agaciro kuko cyavuye mu mvugo yanjye. Abo mu iteraniro rya mbere nababwiye ko nari nagiye kugura akazu mu Kinini. Ndavuga ngo ubwo Imana yambwiye ko izampa inzu, reka ngura akazu mu Kinini. Intumaho irambwira ngo nabonye uri kugura utururi ahantu mu Kinini. Ntabwo ariko nakubwiye inzu hafi y'umuhanda, hafi ya kaburimbo. Ndangije korwa n'isoni, akaruri kanjye ndongera ndakagurisha. Imana impa igipangu kuri kaburimbo ahantu najyaga mpita. Umugambi w'Imana ntabwo wawugenzura, umugambi w'Imana ntabwo wawuroga, umugambi w'Imana ntabwo wawucira inzira. Nubwo ufite ubwenge ushoboye gukora, ariko hari ibintu bikorwa n'Imana. Mvugira ngo amena. Imana imaze kumpa icyo gipangu rero, nyibayemo n'amezi make atarenze 6, umugore yashimye inzu, amarangete bimeze neza, abana baryohewe, turi gusenga, kandi Imana iravuga ngo umva uko mvuganye namwe. Icyampa kuri uyu munsi ukumva imvugo y'Imana. Amasaha ari kwihuta, ariko ukumva imvugo y'Imana niyo yaba mu munota umwe ukayumva. Haleluya! Kubera ko imvugo y'Imana ni umutungo wimukanwa. Imvugo y'Imana ni vitamine zituma tubona. Imvugo y'Imana ni amatwi atuma twumva. Imvugo y'Imana igera ku bana bacu. Imvugo y'Imana igera ku bisekuruza. Mu iteraniro rya mbere nabwiye abantu ko isezerano rya Mose n'Imana ryakoze bikagera mu myaka 500.
Yosuwa akimara gufata Yeriko imaze kuriduka, yarahavumye aravuga ngo umuntu uzubaka hano azapfushe imfura, niyongera kugerageza ageze kuri fondasiyo azapfushe imfura, niyongera kugerageza akanga kumva ari gushyiraho ibintu by'amadirishya n'inzugi apfusha umuhererezi. Hashize imyaka 550 haza umuntu ku ngoma ya Ahabu witwa Hiyeri, ngo yishyira hejuru yifata nk'agaterimusi, baravuga ngo ibyo by'ubuhanuzi ngo ni ibiki? Imana nikubwira ibintu byo byandika mu mutwe no muri karine, imvugo y'Imana ntisaza. Mbwira mugenzi wanjye imvugo y'Imana ntisaza. Umuntu araza atangiye kwiyagucukura, nyuma y'imyaka 500 umuntu ahanuye sha. Haleluya. Nyuma y'imyaka 550 umuntu ahanuye, imvugo y'Imana irasohora, n'uwahanuye atakiriho. Dusomye Yesaya, Bibiliya imwita umuhanuzi w'agakiza, umuntu weretswe ibya Yesu mu myaka 700 imbere y'uko Yesu aza. Yerekwa iby'ubwoko bw'Imana buzakurwa i Babuloni bwari bwarakubiswe bumeze nabi buhondaguwe. Icyo ni ikinyarwanda cy'ubu nkoresheje. Hari igihe ujya ubona wabuze inzira ukagira ngo Imana ntihari, mbwira mugenzi wawe ngo ya Mana iracyahari yavuganye natwe. Yesaya ngo aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Ndagira ngo tuvuge Imana neza dutahe, tujye mu mirimo yacu, ariko tuvuge Imana neza duhanure, kandi ugire kwizera ko hari igitangazo ugiye kubona cy'Imana. Imana irangije iranyimura, ndabaza nese iki gipangu bizagenda bite ko ari mu cyaro kandi kikaba cyubatse kuri standard z'i Kigali? Hari umuntu nabonye ukizi hano, harimo umuntu nabonye ukizi. Ntago ndi kubeshya, tera haleluya. Komeza ukorera Imana, nta kintu uzituza. Haza umuntu w'umwenjeniyeri twakoranaga, nyine umenyereye ibintu w'inzobere, yifata gutya turumubi. Twasomye muri Yesaya 44:25 ndetse dusoza umurongo uvuga ngo inama z'abanyabwenge Imana igeze ubika hasi. Witerwa ubwoba n'ibintu abantu bakuvuzeho, uterwa ubwoba n'uko uba ahantu hari imyumbati hataba kaburimbo. Isezerano Imana yavuganye nawe izarisohoza. Niba yaravuze ko uzatura i Kigali uzajyayo, niba yaravuze ko uzajya kuba hanze uzajyayo, niba yaravuze ko uzakirana abantu hano mu ikaritsiye uzajyayo, kubera ko imvugo y'Imana ni umutungo udakinishwa. Vugira ngo Imana ntikinishwa. Umwenjeniyeri araza aranganiriza ngo ibi bintu nibyo wubatse, ndavuga nti nibyo nubatse. Ngo uri umuswa rwose. None se ninde wakubwiye kubyubaka? Namubwira nti ni Imana yambwiye kubyubaka. None ugiye i Kigali, Imana iguhaye akazi i Kigali? Ntiyego. Ngo ubu rero hano ngo ni mu cyaro, ngo iyi nzu nini ntawe uzakurengereza, ngo nta n'abapangayi uzabona, ngo kandi ngo nta n'uwakurengereza ngo nka 30. Ndamubwira nti ubihanga amaso. Uwiteka yavuganye n'umupinzi Karundura wabaga i Samariya, aramubwira ngo bino bintu wanze kubyizera, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Ndangije rero Imana irambwira ngo genda, igipangu nkigize cy'abapangayi. Imana irangije iranambwira, imbwira mu mazina. Iyi Imana yacu icyo nyikumbira, iyo tuyisenze tukayiba hafi, itubwira ibintu kandi ikatubwira no mu mazina. Imana ifite proposition, ikagira precision, ikagira na decision. Ndabisobanura nihuta. Proposition ni iby'Imana iza kuvugana nawe ikakubwira iti ibi bintu ko shaka kubishyira mu bikorwa. Iyo wemeye biva muri proposition bikajya muri precision, ikabishyira noneho mu ngiro, ikakubwira n'amazina yabyo. Yarangiza kandi ikagufatira decision. Irambwira ati hari kampani ngiye kurema vuba vuba itari hari, yizana igitaraganya kugira ngo ikodeshe inzu yawe, ikoze isoni isa n'ibarati wakubwiye ngo nta n'uwaguha 30. Iyo dusenze iratwumva. Irangije irambwira ngo kandi n'inzu zawe ntizizigera zishoma, abantu bazajya baza bazisimburanemo. Ndangije ndagenda, ngeze ku kazi hari umukozi dukorana wari witabye Imana, ndi gutembera, twagiye kumushyingura, nitaba telefone. Iyo wasenze rero telefone yawe igasona, witaba uri fiyeri kuko uzi ko ari Uwiteka uje gusohoza ibyo yavuganye nawe. Haleluya. Nitaba neza nta stress, nari ndi rusororo, ndavuga nti allo, ngo turi kampani, ngo twakunze inzu yawe, ngo twaje gukorera muri Rurindo. Ndavuga nti ibyo ni sawa. Mumvugire ngo Imana ishobora byose, Imana itabara. Birashoboka ko wari umaze iminsi warihebye, nta magambo y'ubuhanuzi uherutse, ukajya ugira ngo Imana ntigikora. Naje kukubwira ngo Imana iracyakora, kandi bya bindi yavuganye nawe hatabuzemo na kimwe n'Imana ije kubikora.
barambwira bati twebwe twishyura neza, tuzajya twishyura mu kwezi. Bagafata amafaranga twumvikanye ku kwezi bagakuba 12, konti yanjye ikajyaho amafaranga, nkabona banyishyuye ku kwezi, kandi hari n'utundi tuzu tuyikikije nabo bakanyishyura. Iyo ni Imana ikora ibyo yavuganye natwe. Wa muntu wambwiye ngo ni impuguke ngo arasobanutse ngo azikubara ngo nta bantu izabona, akorwa n'isoni, akajya avugana n'abantu bikangiraho ngo yewe ngo nabonye ngo Ernest asenga. Ndifuza ko muri aya materaniro abantu bavuga bati diligente arasenga. Diligente bariya baririmbyi tugomba gusenga Imana ikabagarura. Turifuza ko abantu bazajya bavuga ngo kariya gakecuru karasenga. Haleluya. Hanyuma rero Mose yari umushumba wahamagawe n'Imana. Noneho abantu bamubona agenda, ubivuye hano gusenga, hari abantu babona utwaye Bibiliya bakavuga ngo ariko kariya kagore n'igitenge, batazi kuri kugenda uko usenga hano ni kuri kugenda usingira ibyo Imana yavuganye nawe. Hari ibyo yavuganye nawe ku bana bawe, hari ibyo yavuganye nawe ku mugabo wawe, hari ibyo yavuganye nawe. Niyo mpamvu Theo yaririmbye ngo uzajya ugenda ubisimbuka, ugenda ubabanaho sha, ugenda ubabanaho muri karase bacyura ikirayi wowe ucyura amanota, ugenda ubabanaho mu gisirikare, ugenda ubabanaho. Ngira mugenzi we ngo akira kubabanaho mu izina rya Yesu Kristo. Mose yari yaravuganye n'Imana. Bibiliya itubwira ko ubwo yari yaragiye intama za sebukwe Etiro, haleluya, Imana ngo yamubonye ikamutoranya, irangije imusaba ibintu bibiri gusa: kwihana, kubera ko aho yarahagaze arahera. Arangije arabyemera, arihana. Bibiliya yakoresheje terime yitwa gukwetura inkweto. Mose amaze kwihana ngo Imana iranezerwa, imusaba ikintu yari afite. Ntabwo Imana iri kugusaba imodoka ntayo utunze, Imana irabizi ko ntayo ugira. Ntabwo Imana iri kugusaba inzu ya etaje ntayo utunze, Imana irabizi ko ntayo ugira. Ahubwo Imana iragusaba gukiranuka, kandi ikagusaba kuyihereza icyo ufite, kubera ko iyo duhaye Imana ubuzima bwacu buciye bugufi, ni Imana ifite ubushobozi bwo kubutubura ikabyazamo ikintu. Mose Imana yaramubwiye ngo ndagusaba ibintu bibiri gusa kugira ngo dukorane. Aritaba ati karame, ndi umunyantege nke ntacyo nashobora. Iramubwira ngo banza ukweture inkweto zawe, bivuga kwihana. Mose aremera, arihana. Imana ishimwe, haleluya. Amaze kwihana iramubwira ngo mpibyo ufite, kubigira byinshi n'inshingano zanjye. Mose ahita arambika inkoni hasi yari afite. Inkoni akantu kumye, agakoni namwe murakumva. Imana ihinduramo inzoka. Guhindura inkoni mu inzoka birasobanura iki? Ubutegetsi bwa Egiputa bwari burimo ubukonikoni bwinshi, kandi imyambaro y'abami yari iriho ikimenyetso cy'inzoka, bisobanura power cyangwa imbaraga zidasanzwe. Imana imaze kuyihinduramo inzoka, Mose yumvira Imana, ajya mu butumwa. Agezeyo arambitse inkoni hasi, hindutse inzoka. Farawo aramuseka cyane, amubwira ati ibyo ni ibintu twiga hano mu ishuri. Hari ibintu abantu bajya bakubona. Nuzajya ubona waguze inkweto shyashya, Imana yarazivuganye nawe, ujye uza waka umushumba umwanya, ushyira ituro ry'ishimwe mu kibo, ushimira Imana ko yaguhaye inkweto. Hari abantu bazaguseka bakavuga bati natwe turazambaye. Hari abantu bazi kuvuga ngo vraiment ngo donc. Hari abantu banze gushima Imana, ishimwe ry'Imana bararimira. Ariko ndagira ngo nkubwire ko iyo udashima Imana ngo uyivuge neza, kongera kubona ku gitangaza cyayo biragoye. Abapagani nabo bashobora kukubona bakakwitiranya, kubera ko bari kubona uri gushima Imana ko yaguhaye inkweto nabo bazambaye. Ariko ibintu by'Imana ni system. Amaze gushyira inkoni hasi, nabo baraza barigereranya nk'uko twabisomye muri Yesaya. Baravuga ngo ariko natwe hano turabyiga, dufite za diplome. Nabo baraza barambika inkoni hasi, zihinduka inzoka. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya, inkoni ya Mose imira utundi tuyoka twose two mu Egiputa. Birasobanura ko imbaraga zose, za power zose zo mu Egiputa, Imana izishyize mu nkoni ya Mose. Mose arangije aterura inkoni, ashyira ku rutugu, arigendera. Abatangiye kugendana imbaraga zose za Egiputa, abatangiye kugendana ikirere cyose cya Egiputa. Mu yandi magambo, iyo tuje hano tukicara, inkoni yacu Imana ibiri kuyihakumira inkoni z'abakonikoni. Iyo tuje hano tukicara, Imana ibiri guhesha agaciro diplome yawe, yagera mu zindi mu ijuru bamurika bakabona iyawe ari irimo. Iyo twicaye hano, Imana ibiri guha umugisha imbuto yawe wahinze. Imana ibiri kugukuraho imyaku, karande, inyatsi. Imana ibiri gukiza indwara. Imana ibiri gukomeza umutima wawe, ibiri kukweza. Tugiye gusenga Imana. Hanyuma Mose agendana inkoni rero. Agendana inkoni, ageze Refidimu nk'uko tumaze gusoma mu ijambo ry'Imana. Abamaleki baravuga bati kariya kagabo, kariya gashumba
kagenda n'inkoni ngo kayoboye abantu, mfite izihe mbaraga? Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nzaze hano mbabwire ngo ntugafate umwanya uri guterwa ubwoba n'ibyo uri kumva, kuko isi yo yuzuye amakuru mabi. Uzashyiramo amakuru wumve ngo muri Kongo abantu bangana gutya bishwe na Ebola, uzashyiramo amakuru wumve ngo mu gihugu iki n'iki hari intambara, uzashyiramo amakuru, uzareba ku rubuga rwa WhatsApp mubaho ubona umuntu yapfuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo abanzi bacu badutera, haleluya, ngo bakatugotesha intwaro za kirimbuzi n'ibitwaro n'agatwaro, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Mbwira mugenzi wawe ngo dufite inkoni. Hanyuma rero abamaleki bitegereza Mose, bamwitiranya n'abandi bashumba bazi ariko batazi ko ari umushumba ufite inkoni. Bitegereza umukristo wa Ndorandi, hananiye kuhavuga ariko nabifashe. Ndorandi, njye nahise mashyira mu cyongereza mwita Dorandi mu gifaransa. Noneho bakakwitegereza ngo kuko musangira ibishyimbo muri kugendana, ariko bwira mugenzi wawe ngo ntago bazi aho dusengera. Barangije ngo bagaba igitero, bamaze kugaba igitero Mose raporo imugeraho ngo abamaleki baduteye, batangiye kugenda bafata abasaza n'abakecuru b'abanyantege nke n'abana. Mose amenya icyo gukora. Nuzajya uhura n'ikibazo ujye umenya icyo gukora. Ikintu cyo gukora ni utuntu tubiri gusa, ni ukureba ko nta kibazo ufitanye n'Imana ugakuraho ukihana. Icya kabiri ni uguhereza Imana ikintu ufite. Icyo dufite reka ngisobanure nihuta dusenge. Ikintu cya mbere dufite ni ibintu byose Imana yaduhaye. Niba yarakuragije korari ngo uyiyobore, icyo ni icyo ufite, ugomba kugiha Imana ikagufasha muri iyo korari. Niba yaraguhaye akazi, icyo ni icyo ufite, ugomba kugiha Imana ikagufasha muri ako kazi. Arangije ngo aravuga ngo ubu bwoko n'Uwiteka wabuduhaye, reka tubuzamure mu masengesho. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amasengesho yica ibitero by'abamaleki kandi kamaraho abamaleki. Ajya inama aravuga ngo Yosuwa ushinzwe abasirikare bya Refidimu mu gishanga urwane n'abamaleki, njyewe na Huri na Aroni turazamuka ku musozi Refidimu dusenge. Ngo Mose arasenga yarambura amaboko, Yosuwa agatsinda abamaleki, ariko amaboko ya Mose araruha. Iga ubwenge bwo gushyigikira amasengesho, kubera ko mperutse kujya kurimo Kamembe kubwirizaho, ndababwira ngo gusenga Imana dushakamo ni uguhozaho, gukiranuka Imana dushakamo ni uguhozaho, kubwiriza Imana dushakamo ni uguhozaho. Hari hakenewe amasengesho ahoraho ya Mose kugira ngo abamaleki batsindwe. Ngo Aroni na Huri bahita bavuga bati umushumba amaboko yari kumanuka, reka dufate umushumba amaboko. Ngo baricara hasi bazana ibuye, aryicaraho bararishyigikira, bisobanura kwikomeza ku rutare rutanyeganyega. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, ahandi hose n'umusenyi. Ibuye rikomeye amaze kuryicaraho ngo aravuga ngo aya maboko umwe ajya munsi, hano muri kubireba, ashyigikira amasengesho y'ibumoso, undi ajya hano iburyo ashyigikira amasengesho y'ibumoso. Haboneka amasengesho ahoraho. Mu gitondo amasengesho akaba hari, saa sita akaba hari, ku mugoroba akaba hari, waba uri muri karasi uri kwiga amasengesho akaba hari, waba uri mu kazi Imana yaguhaye amasengesho akaba hari, waba uyoboye itorero amasengesho akaba hari. Bashyigikira amasengesho, ngo amasengesho amaze kuboneka Imana iranezerwa, iravuga ngo abantu banjye bashyizeho uburyo bwo kusenga. Impamvu abantu bananiwe ni uko amasengesho adahoraho. Haleluya. Impamvu urusengero barufunga ukananirwa gutera intambwe ngo uze hano usenge, ni uko amasengesho yawe atagize gute, adahoraho. Impamvu abantu bacogoye ni uko kwizera bagize kutagize gute, kudahoraho. Imana ibonye bafite guhozaho, imanuga ikora ibintu bibiri. Iyo usenze Imana ukagira gusenga guhoraho, Imana ijya igukorera ibintu bibiri. Icya mbere Imana ikora ni ukuza guhesha umugisha amasengesho yawe, ikagukubitira ikibazo ufite muri ako kanya kikabura. Dukomere Imana amashyi tunakanguke. Ikintu cya kabiri Imana ikoresha amasengesho y'umuntu ufite gusenga guhoraho, ni ugukuraho ikibazo wari ufite kikibagirana. Ngo Yosuwa yagize imbaraga kubera amasengesho ya Mose na Aroni na Huri, ngo atikiza abamaleki bose abamaraho, ariko Imana kubera kunezerwa irangije iraza isinyana nabo kontara. Hano mu gitabo ibwira Mose ngo mufate Bibiliya zanyu mwandike ibi bibe urwibutso. Wifurije ko Imana yaguha urwibutso rwo kugukuriraho abamaleki ku buzima bwawe. Ngo nkuyeho kwibuka ko abamaleki munsi y'ijuru, ubu ni ubwoko Imana yakuyeho ibumaraho, ibusinyira ko budashobora kuzabaho, ku
kubera ko Mose na Aroni basenze neza bakiragiza Uwiteka mu gusenga kwabo. Hashize imyaka 500 utwari twararokotse, ibwira Sawuli ngo hari Abamaleki n'umwami wabo barokotse, genda ujye kubahumbaho. Umwami Sawuli ajya kubica. Tugiye gusenga Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana kugira ngo twubahirize n'igihe umushumba yaduhaye ubutaha atazatwimaruka. Tugiye gusenga Imana. Waba uri muri iri teraniro ushaka ko Imana igukiza Abamaleki b'icyaha, ukaba wumva utagihozaho mu gusenga, ukaba wumva utagihozaho mu gukiranuka, ukaba wumva ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, urahaguruka mu mwanya wawe, turari ku mushumba adufashe gusenga. Niturangiza turaza gusengera ikintu. Uhereye igihe umushumba araba ari gusenga, ukora urutonde mu mutwe wawe rw'Abamaleki wifuza ko Imana ikubita hasi. Hari Abamaleki b'ubukwe bugenda bupfa, hari Abamaleki barara bazenguruka inzu yawe utabatumiye, hari Abamaleki b'amahembe, hari Abamaleki b'amadene atishyurika, hari Abamaleki bo kwicara ugategereza akazu kagaheba. Ndi kubwiriza mbonamwe umuntu umaze imyaka 3 yararangije kwiga surveying and geomatic engineering, ibintu byo gupima ubutaka, ibintu binagira akazi. Ahubwo mbona mu mutima we ngo ajya abwira Imana ngo iyi diplome wayimpereye iki ku bushomeri bumereye nabi, iyo unyigisha gucuruza hakiri kare cyangwa guhinga mba ngeze kure. Ndamubwira ngo nubwo ibyo byose wabivuze ariko ukaba waje gusenga, Imana iguhaye akazi ndigendera. Kubera ko yari yarariwe, ubu dufite abantu bariwe ku buryo unamuhanurira akaguma kurebera mu buribwe amaze n'igihe. Uburibwe bwose uko bwaba bumeze, mbwira mugenzi ngo nta buribwe buruta imvugo y'Imana. Haciyemo ukwezi gushize haza umushinga ngo wo gukorera muri Rusizi na Nyamasheke, bamuha akazi. Ubu tujya duhura akasuhuza uraho pasipe. Imana yacu irashoboye rero. Mureke dukora ibintu bibiri nk'uko Mose yabikoze. Dukwetura inkweto zacu, nitumara gukwetura inkweto zacu, ukora urutonde rw'ibintu wumva ushaka kubwira Imana kugira ngo ibyo bimareki Imana ibikorereho test kugira ngo intare z'Imana zibimenagurane n'amagufa yabyo n'ibigore byabyo n'ibyana byabyo, hehe no gushibuka. Imana ibaha umugisha. Uwumva yifuza ko tumusengera nahaguruke. Reka turari ku mushumba adufashe gusengera abo bantu. Ni karibu umushumba. Data, mu izina rya Yesu tuje imbere y'amaso yawe. Imvugo yawe ni ihame, niko umuririmbyi yaririmbye, kandi natwe twarakwiboneye. Twabonye ukora imirimo, twabonye ukora ibitangaza, twabonye uri Imana yasindagiza umuntu ahakomeye, hahandi uvuga ngo ntabwo wahava, ukabona urahavuye kubera imvugo yawe. Turagushimiye ko uko twarejo uyu munsi atari ko turi, tubitewe n'icyo wavuze. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tumaze kumenya ko gusenga kwirukana Abamaleki ndetse kukabatsemba burundu, abantu b'Imana bagatambuka. Ariko ibyo ngibyo ubikorera ubwoko bwawe. Ni babandi wabwiye ngo nimuze abo data yahaye umugisha. Natwe rero tuje imbere y'amaso yawe, banza utubabarire kwizera guke twagize, utubabarire intege nkeya twagize, utubabarire amagambo twagize, inzangano twagize, kudakora umurimo wawe uko bikwiriye, kwirengagiza imihamagaro waduhaye. Tubabarire turi muri iri teraniro, uburyo twasubiye inyuma utubabarire, uburyo twasengaga tukaba atari bwo tugisenga utubabarire, uburyo twahuguraga utubabarire, uburyo twagiraga amarira y'umurimo wawe uyu munsi tukaba tutakiyafite utubabarire, uburyo dufata ibyawe tukabiterera abandi tukigira abantu ibindeba utubabarire. Numara kutubabarira, umaze kweza iri teraniro, umaze kurigirira neza, umaze kuvuga ngo muri abana banjye, natwe turagarutse. Ongera ukubita imisozi, kubita imisozi, kubita imisozi muri iri teraniro, kubita imisozi muri iri teraniro, igizayo ibiduhiga byose mu izina rya Yesu. Abantu bawe bongere gutekana, tugire amahoro asendereye mu mutima mu izina rya Yesu. Ntugarukire ku mahoro, ahubwo no mu buryo bw'umubiri wongere utwubake, kandi nutwubaka uturubakika. Ukubita abadayimoni b'ibihombo mu izina rya Yesu, ukubita abadayimoni b'inyatsi mu izina rya Yesu, ukubita abadayimoni bo kwiga abantu ntibafate mu izina rya Yesu. Dukubitire za karande ziduheza hasi, ntidutere imbere
mbere mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo, ugirire neza umuntu wese, uzi umuntu wese uko agukennye, uzi umuntu wese uko agushaka, uzi umuntu wese uko akwifuza mu izina rya Yesu. Tanga igifatika muri iri teraniro, tanga igifatika, tanga igifatika, tanga igifatika. Igihe Aburahamu yirukanaga Hagayi, yamuhaye imvumba, amuha n'umutsima, amuha imvumba irimo amazi, amuha n'umutsima, aramusezerera. Ariko Hagayi igihe umwana yari ari kurira, ngo nuko marayika aturuka mu ijuru yerekana iriba mu izina rya Yesu. Natwe ntacyo dufite, ariko kuko twumvishe ijambo ryawe rikubita Abamaleki, fukura iriba, fukura iriba, fukura iteraniro iriba mu izina rya Yesu. Kandi utanga isezerano ry'igihe kirekire rizadusindagiza rikatugeza ku musozi wawe wera. Tanga isezerano ry'igihe kirekire rituma ingumba zibyara. Tanga isezerano ry'igihe kirekire abataryaga uyu munsi barye. Tanga isezerano ry'igihe kirekire abatambaraga uyu munsi bambare. Tanga isezerano ry'igihe kirekire abari bari mu kimwaro, Uwiteka Imana bashyire hejuru. Urakoze, urakoze, turagushimiye. Kujya ukubita Abamaleki, kujya ukubita Abamaleki, kubita Abamaleki. Turasenze ngo wongere ukubita Abamaleki. Kandi umuntu wese uko akwifuza aba ariko akubona. Urakoze, twakiriye imvugo yawe, twakiriye imvugo yawe. Uri Imana itanga ihumure, nta humure ryari rihari. Uri Imana itanga amahoro, nta mahoro yari ahari. Uri Imana itanga ibyishimo, nta byishimo byari bihari. Uri Imana itanga ubwenge, nta bwenge bwari buhari. Uri Imana itanga ubumenyi, nta bumenyi bwari buhari. Uri Imana itanga gucya, nta gucya kwari guhari. Twakiriye ubu buhanuzi ko dukubitiye Abamaleki. Urakoze, tugukomeye mu mashyi kandi tukuvugiriza impundu. Tubikoze byose mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana Nyiringabo, dusabiye umugisha iri torero batwakiriye, bumva ubutumwa bwiza. Tanga umugisha, ntacyo narenza ku buhanuzi bw'umushumba, ariko duciye agasuzuguro muri iri teraniro. Abantu basuzuguye igihe kirekire, dukubise hasi amarembo y'ikuzimu, twubitse inyatsi, twubitse imyuka mibi, dukubise hasi imbaraga zitavuga Imana. Ubaho umugisha, komeze kubaka iterambere muri iri torero. Umugisha wawe n'uba hose ku bwa Kristo Umwami wacu, amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.